nitwa Gakwandi Antoine ninjye site foreman. Nkuko mubibona izi nyubako ni guest house, na ahantu ba mukerarugendo bazajya baza bakaruhukira. Umuntu wari wese ushaka kuruhuka, ashaka kugubwa neza, ashaka kureba ibyiza bya Karongi, hano ntekereza neza yuko ni ahantu wari wese atapfa kunyuza ijisho cyangwa se gutambuka uko yiboneye. Nkuko mwabibonye inyubako zacu zifite forme iri cylindrique mu buryo bumwe, nkuko bamwe baza bakavuga bati ibintu ni ibigega, ibintu ni iki. Mu muco nyarwanda n'ubundi izi nyubako zahozeho twari tuzifite, ni nayo mpamvu dusa nkaho dusigasira umuco nyarwanda. N'uwakoze design n'uwari wadufashije muri ubu buryo bwo gukora ino design yacu, twari twagerageje kurebera mu muco nyarwanda nkuko byari bisanzwe. Dufite inzu za kinyarwanda, gusa twebwe bikoze mu buryo buri moderne, ntago dusakaje ibyatsi nkuko mwabibonye. Ni uburyo busa nkaho buteye imbere cyane kuri twebwe kandi nabwo bushyigikiwe. Uko mwabibonye ino projet yacu ikora ku mazi. Abantu bose bakunda koga, bakunda kwidagadura bazajya baza hano ku musenyi, ku mazi, nta kibazo. Niyo mpamvu ushishikariza buri wese kuzahagera umunsi bizaba byararangiye. No projet twarayirangije, twatangiranye n'ukwezi kwa 9 ku itariki 15. Ubwo ntekereza tumaze amezi asaga 6 dutangira dusiza, dutangira dushaka inzira, duklininga site, dushaka inzira zaho kumena ibikoresho. Nkuko mubibona ni ku musozi, ariko ntago biba byoroshye. Twatunganije tere, duteganya yuko ino faze ya mbere tuzubaka mu mafaze. Ino faze ya mbere izarangira no kwezi kwa 5. Mushobora kuzahagera mukabona ibyiza, mbese bizabyivugira. Wenda uvuze ko ari mu byiciro, watubwira mu cyiciro cya mbere hubatswe iki, noneho mu cyiciro gitaha hazubakwa iki? Hamaze gukorwa ibindi. Noneho mu cyiciro gitaha hazakorwa iki? Faze ya mbere twatangiranye n'izi bingaro mubona 8. Enye muri zo ntago zigeretse, enye zirageretse, izindi ni bingaro ntago zigeretse. No kuvuga ngo tuzakora na parking, aho umuntu ashobora kuza akaba yabona aha park imodoka yiwe, yabona. Tukaba twazanatunganya na aménagement extérieur, tugatunganya jardin hepfo kuri plage. Noneho indi faze ya kabiri yo izazamo ira etage nini mwabo. Icyiciro cya mbere ni abantu 20, dufite amashambure 28. Niyo twabaye duhereyeho. Azaba ahenze ku kigero kingana iki? Tujya tubona muri za Musanze bubaka icyumba cya miliyoni 10 ku munsi. Kubera ari Croix Rwanda, ntekereza yuko nta mpamvu yo kumanika ibiciro, sibyo? Croix Rwanda n'umufatanyabikorwa wa leta, nta mpamvu yo guhenda abaturage, nta mpamvu yo kwifuza ku baturage. Bazashyira ku biciro buri wese yisangamo.